Katubaramutse kandi tubaha ikaze mwese abadukurikiye ku mirongo itandukanye turimo kumvikanaho. Uwiteka abahire kandi abahumugisha. Rero reka dusenge maze dukomeze kwiga ijambo ry'Imana. Uhabwe icyubahiro Data wa twese, utubeshaho twese, izina rya rihimbazwe. Tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo gusangira ijambo ryawe n'abaduteze amatwi bari mu mpande zitandukanye. Data wera, turagusabye ngo utuyoboze umwuka wawe twese, ijambo wageneye ko tumva uyu munsi muri uyu mwanya ritwungure twese kandi uhe buri wese umutima uryakira. Tubigusabye mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Reka twongere tubahe ikaze muri iki cyigisho cy'uyu mugoroba. Nk'uko umuyobozi wa gahunda amaze kubabwira, amazina nitwa Kayogera Robert, akaba ari igihe tugiye gusangira hamwe ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba. Ibyo tugiye kwiga muri uyu mugoroba, tugiye kwigira hamwe ibirebana n'umwuka wera. Muri iki cyigisho turaza kurebera hamwe ingingo nk'enye zubakiye ku mwuka wera. Icya mbere turareba uruhare rw'umwuka wera mu nama y'agakiza cyangwa mu gukizwa k'umuntu. Icya kabiri turaza kurebera hamwe kwigaragaza k'umwuka wera mu bugingo bw'umuntu umaze kumwakira. Icya gatatu turarebera hamwe ukwigaragaza k'umwuka wera mu murimo w'ivugabutumwa. Icya kane turaza kurebera hamwe kwiganwa cyangwa ibyitwa kwiganwa k'umwuka wera. Noneho reka twubakire icyigisho cyacu mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 14. Umwuka wera ni ingenzi ko twese tumwakira kugira ngo tube abakwiriye kuragwa ingoma y'Imana. Mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 14, Bibiliya iratubwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana gusa, abo nibo bana b'Imana. Aya magambo atwereka ko turamutse tutakiriye umwuka wera mu bugingo bwacu, mu mitima yacu, ngo abe ari we utuyobora, ayobora imitima yacu, ayobora imitekerereze yacu, ayobora imigenzereze yacu, ayobora imivugire yacu, twaba ku munzani wo kwemerwa n'Imana, twapima tukagaragara ko tudashitse. Rero abayoborwa n'umwuka w'Imana gusa nibo bana b'Imana nk'uko uyu murongo bivuga. Umuntu wese utwumva akwiriye kubitekerezaho yimbitse. Amagambo asa n'aya yanditswe mu kindi nanone Pawulo yongeye kuyashimangira mu rwandiko yandikiye irindi torero ritari iry'i Roma. Ni igitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 50. Ibi yandikiye abitorero ry'i Roma abereka uko ari ngombwa kwakira umwuka w'Imana, kuyoborwa n'umwuka w'Imana kugira ngo tugere ku rugero rwo kwemerwa n'Imana. Ntabwo yabyandikiye ab'i Roma gusa, ahubwo yabyandikiye n'Abikorinto. Muri uru rwandiko yabandikiye rwa mbere igice cya 50 nk'uko maze kubibabwira umurongo wa 50, ho ndagira ngo igice cya 15 umurongo wa 50 ho harimo aya magambo nifuza gusoma kugira ngo abaduteze amatwi bayumve neza mbere y'uko tugira byinshi dusobanura kuri iyi ngingo. Haranditse ngo, nuko bene data icyo mvuga ni iki: yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, nk'uko ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Mu miremerwe yacu turi umubiri n'amaraso, twambaye inyama n'amaraso, nuko twese turemwe. Uko tumeze bitugira abadakwiriye ubwami bw'Imana. Kugira ngo tube dukwiriye kuragwa ubwami bw'Imana, hari ikindi gisabwa kwiyongera ku mubiri n'amaraso twambaye,
niko kwakira umwuka w'Imana agatura muri twe, agahinduka akaganza kamere yacu twavukanye, maze uyu mubiri n'amaraso twambaye ntibituyobore nk'uko umubiri n'amaraso bijya biyobora abo biyobora, ahubwo umwuka wera twakiriye uva ku Mana agatura muri twe, akaba ari uyobora umubiri n'amaraso twambaye, maze tukaba abakwiriye kuragwa ubwami bw'Imana. Bitewe n'ubugufi bw'igihe dufite, ntabwo turi bujye dutinda ku ngingo cyane, reka tujye ku ya mbere, uruhare rw'umwuka wera mu nama y'agakiza. Hakurikijwe amagambo Yesu yavuze mu gitabo cya Yohana ibice 6 umurongo wa 44. Uyu mwuka w'Imana, inama y'agakiza yagiwe hagati y'abantu batatu. Reka ne kuvuga ngo abantu batatu, ahubwo Imana Data wa twese, Yesu Kristo umwana w'Imana ari umukiza n'umucunguzi wacu, hamwe n'umwuka wera. Ni nayo mpamvu Yesu yategetse ko ababatizwa bagomba kubatizwa mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera. Impamvu nuko inama y'agakiza, kugira ngo gukizwa k'umuntu bishoboke, abazakizwa bose Imana izaba yarabigizemo uruhare, Yesu azaba yarabigizemo uruhare, n'umwuka wera azaba yarabigizemo uruhare. Imana niyo master plan w'inama y'agakiza, mbega niwe muhimbyi w'inama y'agakiza, kuko byanditswe ngo kuko Uwiteka yakunze abari mu isi cyane, byatumye atanga umwana we w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo Yesu yadukunze ngo dupfire kugira ngo ahongerere Imana acubye uburakari bw'Imana, ahubwo Imana niyo yadukunze ituma Yesu ngo dupfire, maze urupfu rwe rube indishyi y'ibicumuro byacu. Ubwo urumva ko inama y'agakiza umuhanzi wayo mukuru ni Imana Data wa twese. Uwashize iyo nama mu bikorwa ni Yesu Kristo, wapfuye ku musaraba kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 14. Yesu azukira kugira ngo dutsindishirizwe. Amaze no kuzuka azamuka mu ijuru kugira ngo akomeze duhakirwe ku Mana, nk'uko Bibiliya ibihamya mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 7 umurongo wa 25. Ahanditswe ngo nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Ariko urukundo rw'Imana Data wa twese no n'igitambo cy'imibabaro n'urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, ubu byonyine ubwabyo ntabwo byari bihagije gucungura umuntu. Hejuru y'ibyo hagomba kwiyongeraho umurimo w'umwuka wera, ari nawe dushaka kwiga cyane muri kino cyigisho, kugira ngo abadukurikiye bose tubisobanukirwe. Umurimo w'umwuka wera wagombaga kwiyongeraho ni uwuhe? Nk'uko tugiye kubirebera hamwe mu gitabo cya Yohana 6:44, nari mbivuzeho mu kanya. Yesu yarigishije aravuga ngo nta muntu uzaho ndi keretse arehejwe n'umwuka w'Imana. Umuntu naho yamenya kwigisha te, umuntu naho yagira imvugo yumvikanisha ibyo avuga, umuntu naho yagira ibimenyetso bishimangira ibyo avuga, naho yagira ingero zumvikanisha ibyo avuga, nta munyabyaha wamenya ububi bw'icyaha, nta munyabyaha wamenya ububi bwa Satani. Umutima usobanukirwa ububi bw'icyaha, umutima usobanukirwa ububi bwa Satani, umutima usobanukirwa ukamenya impamo y'amateka abanyabyaha bazakirwaho,
ukomoka ku kwemezwa n'umwuka w'Imana. Icyo nicyo Yesu yigishije mu gitabo cya Yohana ibice 6:44 ngo nta wabasha kuza hondi keretse arehejwe n'umwuka wa Data. Urwo ni uruhare rw'umwuka wera mu nama y'agakiza. Hatabayeho gukabakabwa no kwemezwa no kureshwa bikorerwa mu mutima w'umuntu wigishwa bikozwe n'umwuka wera. Abigisha nubwo babigihumbi, nubwo bagira ubuhanga bwahe, nubwo bagira ururimi rw'intyoza mu kuvuga, nubwo bagira ururimi ruryoshya amagambo, nta mutima wakabakabwa, nta mutima wakwemezwa, nta mutima wazinuka ibyaha, nta mutima wakwifuza ijuru, nta mutima wakwizera iby'agakiza, uko kwigishwa biramutse bidaherekejwe n'umwuka w'Imana ureshya kandi akemeza umunyabyaha. Ngurwo uruhare rw'umwuka wera mu murimo w'Imana nako mu nama y'agakiza. Ndagira ngo ibi dukomeze kubishimangira dusoma igitabo cya Yohana ibice 16:8 turageza ku murongo wa 11. Yesu ubwe mbere yuko ava ku isi yasize abwiye abigishwa be ati ndabasize ngiye kwa Data, mugume mu murwa kugeza aho Data ibyo yasezeraniye bizasohorera. Ibyo mvuga byanditswe mu gitabo cy'Abayakozwe n'Intumwa igice cya mbere uhereye ku murongo wa 6. Ubwo yabategekaga kuguma mu murwa, Yesu yarazi ko umurimo bakora ivuga butumwa bari kugira niyo bahuruduka bagatangira kubwiriza nta mubyizi bagombaga kugira, nta musaruro byagombaga kugeraho umwuka wera taratangwa kugira ngo aherekeze amagambo yabo akabakaba imitima bazigisha maze kwemezwa no kureshwa n'umwuka w'Imana kubeho abantu babone bagarukira Imana, abantu babone bave mu byaha. Noneho Yesu arababwira ati mutegereze umwuka wera abasobanurira n'umubyizi umwuka wera yagombaga kugira mu murimo wabo. Haranditse ngo Yohana igice cya 16 umurongo wa 8, 16 umurongo wa 8, reka mpere ku murongo wa 7 nibwo biri bwumvikane neza. Ariko ndababwira yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Uyu mufasha wavugwaga ni umwuka wera. Umurongo wa 8, ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Ubutumwa intumwa zagombaga kwigisha, ihamagara ry'imbabazi ababwiriza butumwa bagombaga gutanga bahamagara rubanda kugira ngo basange Imana bagirirwe imbabazi, byose byagombaga kumera nk'amazi amenwa ku rutare, ntabwo byagombaga kugera ku mitima igihe cyose umwuka wera taraza kugira ngo yemeze abantu iby'icyaha. Igihe cyose umwuka we ibyo gukiranuka bagombaga kubwira bari mu isi. Igitambo cya Yesu kidukuraho ibyaha, imbabazi z'Imana zibabarira abanyabyaha, ibyo byose ntacyo byagombaga kumarira abigishwa cyangwa abagombaga kuba babwirizwa, keretse umwuka w'Imana aje agatsinda iyo mitima akayemeza ibyo gukiranuka, maze imitima ikizera ko Yesu koko wapfuye ari we wazutse, ari we wazamutse mu ijuru, ari we wicaye iburyo bw'intebe ikomeye yo mu ijuru, aduhakirwa cyangwa aduhuza n'Imana.
uwo mutima wizera ibyo ukabyemera, uko kwemezwa gukomoka gusa ku mwuka w'Imana. Igitabo ndagira ngo nsome gato amagambo hano atubwira ko ukurikije uko icyaha cyononye umuntu, uko icyaha cyahindanije imico y'umuntu, uko icyaha cyahindanije ubwenge bw'umuntu, uko icyaha cyononye umuntu wese, yakibohorwaho gusa iyo ngoyi y'icyaha. Umunyabyaha yayibohorwaho gusa no gukora ku mwuka wera. Ndagira ngo nsome gato igitabo cy'umwuka buhanuzi cyitwa Uwifuzwe byose cyangwa The Desire of Ages. Urupapuro n'urwa 617. Iki gitabo kidufasha gusobanukirwa neza ibyo Imana yavugiye muri Bibiliya, cyane cyane kuri iyi ngingo y'umwuka wera. Kuri iki gitabo kidufasha kumva neza iby'iyi ngingo, noneho kugira ngo twumve icyo umwuka wera yagambiriye. Page 671 nkuko ni 671 aho kuba 617. Ndagira ngo nsome. Ubwo Yesu yasezeraniraga abigishwa bwe ko azaboherereza umwuka wera, haranditse ngo the Spirit was to be given as the regenerating agent. Umwuka wera yagombaga gutangwa nk'imbaraga ivugurura ubugingo bw'abantu. And without this, the sacrifice of Christ would have been of no avail. Kandi hatabayeho gukora umurimo w'umwuka wera, igitambo cya Yesu Kristo cyaba impfabusa. Niyo mpamvu nababwiye ntangira ngo cyatumye Yesu ategeka ko tubatizwa mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Nuko gukizwa k'umuntu uwo ari we wese, haba hariho umubyizi w'Imana Data, haba hariho umubyizi wa Yesu Kristo, haba hariho umubyizi w'umwuka wera na udasigara. Kuko byanditswe ngo hatabayeho gukora k'umwuka wera, igitambo cya Yesu Kristo cyagombaga kuba ubusa. Uko umunyabyaha wamwemeza ko Kristo yadupfiriye, uko umunyabyaha wamwemeza ko Imana yadukunze, ijambo ry'umusaraba kuri we ryaba ubupfu, igihe cyose umutima utamurikiwe n'imbaraga y'umwuka wera, imbaraga ivugurura umutima, imbaraga ivugurura ubugingo, nuko byaba ubupfu kuri we. Niyo mpamvu umwuka wera ari ngombwa mu nama y'agakiza. Ndakomeza nsoma kino gitabo. Haranditse ngo the power of evil had been strengthening for centuries. Imbaraga y'ikibi, imbaraga y'icyaha yari maze ibinyejana byinshi yaraboshye umuntu. And sin could only be resisted and overcome through the mighty agents of the third person of the Godhead. Bityo icyaha cyakombaga kuganzwa kandi kikaneshwa, kikarandurwa gusa binyuze mu gukora kw'imbaraga ya gatatu mu bumana, ari we mwuka wera. Rero bana b'Imana, nimureke dukenere umwuka wera, nimureke tumenye uruhare rw'umwuka wera mu gakiza kacu, kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana nk'uko natangiye mbivuga, kandi abafite inyama n'amaraso gusa badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, nk'uko ibibora bitabasha kuragwa ibitabora, uko Pawulo abitubwira mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 15 n'umurongo wa 50. Reka twimukire ku ngingo ya kabiri, kwigaragaza kw'imbaraga y'umwuka wera mu mibereho y'umuntu mwakiriye. Umwuka wera iyo yakiriwe mu mutima, yigaragaza mu mutima, mu bugingo no mu mibereho y'umwakiriye. Bwa mbere
ajya amurikira umuntu, urwijiji rugasira, ubujiji bugashira, ubwenge bukamurikirwa. Aha ndagira ngo ntange urugero rugufi rw'ibyabaye ku bigishwa ba Yesu Kristo. Abigishwa ba Yesu batarahabwa umwuka wera bari abantu beza, barize bumva ibyo yigishije, barakabakabwa, baramukurikira. Ariko kuko batari bagahawe umwuka wera mu buryo bwuzuye, kamere yabo yari ikibategeka, bahoraga mu mwijima no mu rwijiji. Aha ndagira ngo ntange ingero nk'ebyiri. Mu gitabo cya Matayo ibice 20, uhereye mu gitabo cya Matayo ibice 20 uhereye ku murongo wa 24 kugeza ku 28. Iyi nkuru yanditswe no muri Luka kimwe no muri Mariko. Usomamo inkuru z'abigishwa ba Yesu bahangana, bashwana, bapfa ubukuru. Wibuke ko bari barumvise inyigisho za Yesu, basiga ibyabo baramukurikira. Ariko ikintu cyitwa matiku, ikintu agatima ko gushaka kuba uw'imbere, agatima ko gushaka gutona kurusha abandi, ko kari kakibarimo, ku buryo aba bagabo basize imiryango yabo bagakurikira Yesu, bari bagishwana, buri wese yifuza gusumba undi. Igihe bahabwaga umwuka wera nyuma ya Pentekoste, uwo mutima warashize, iyo kamere irapfa, umwuka wera bakiriye asigara ategeka muri bo, aganza ibyo byifuzo bibi byo kwishyira hejuru, maze ahubwo buri wese ashyira mugenzi we hejuru, buri wese abona mugenzi we ko ari we mwiza kumurusha, buri wese aharanira neza n'icyubahiro cya mugenzi we aho iki. Ni naho Paulo yahereye yandika mu gitabo cy'Abafilipi ibice 2, aravuga ngo umuntu wese ye kwizirikana ubwe, ahubwo mu by'icyubahiro umuntu wese ashyire mugenzi we imbere. Iryo niryo hame ryaranze imibereho y'abigishwa ba Yesu bamaze kwakira umwuka wera. Kamere yo gushaka isumbwe, kamere yo kwikundwakaza, kamere yo gushaka kurusha abandi, kamere yo guhatana, kamere y'amatiku yaraganjwe, nubwo yari iri mu mitima no muri kamere yabo, ariko yaraganjwe isa nkaho ibaye imbohe. Umwuka wera arayitegeka, abahoze bishyire hejuru, abahoze bahanganye, none bahinduka buzuzanya n'abakundana, buri wese ku by'icyubahiro ashyira hejuru mugenzi we. Nguko ko umwuka w'Imana yigaragariza mu mitima y'abakiriye imbaraga y'umwuka wera, ariyo mpano ihebuje izindi Yesu yasezeraniye itorero, ariyo dusabwa kwakira buri wese kugira ngo twemerwe nk'abana b'Imana, kuko byanditswe ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Icya kabiri, abigishwa ba Yesu batarahabwa umwuka wera bari mu runtu rw'urwijiji. Nibyo bigishwaga ntabwo babyumvaga. Yesu yarababwiye ati umwana w'umuntu arazamuka, aragiye Yerusalemu, aragambanirwa mu maboko y'abapagani bekozwe n'abatambyi n'abatware, azicwa, maze ku munsi wa gatatu azuke nk'uko abahanuzi babihanuye. Ibyo yababwiraga ntabwo yari inkuru nshya. Abahanuzi bari barabihanuye, haba mu mategeko ya Mose, haba mu mizingo y'abahanuzi, haba no mu gitabo cya Zaburi. Nawe ubwe yari yarabibigishije inshuro nyinshi, ariko akimara kubibabwira, imitima yabo yari kure yo kubyizera. Petero amujyana ku ruhande, aramubwira ati biragatsindwa mwami, ibyo ntabwo bizakubaho. Iyi nkuru yanditswe mu gitabo cya Matayo 16. Yesu ashavuzwa cyane n'uwo mwijima, acyaha Petero aramubwira ati subira inyuma yanjye Satani, mbere y'igisitaza, kuko ibyo utekereza si iby'abantu
ahubwo si iby'Imana ahubwo ni iby'abantu. Ubwo bujiji bumeze butyo ntabwo byaturwaga nuko ari abaturage bo mu cyaro, ahubwo byari amapfa y'umwuka wera. Umuntu wese utarakira imbaraga y'umwuka w'Imana ngo amujijure, ujye umwereka igikwiriye n'inzira isabwa kunyuramo, ntabyumve bikamubangamira, ibyumvikana ntabyumve. Nibyo byaranze ubuzima bw'intumwa mbere yo guhabwa umwuka wera. Muzasomeye inkuru neza mu gitabo cya Luka, igitabo cya Yesu amaze no kuzuka, yari yababwiye umwana w'umuntu agiye kugambanirwa apfa azuke, ku munsi wa gatatu azazuka, muzahurira ku musozi w'i Galilaya. Icyo ni aho niho iyo niko appointment yari iri. Apfuye ntibazera ibyo yavuze, apfuye ntibizera ibyo yavuze, bakomeza kuba mu rwijiji. Nguko uko kutagira umwuka w'Imana, nguko kamere y'umuntu igihe cyose itarakira umwuka w'Imana ngo yituremo ibimeze. Yesu apfuye agahinda karabasaga, ku munsi wa gatatu ntibazinduka bajya ku gituro, ahubwo bakomeza kuganyira aho bari bateraniye mu nzu. Abagore bagiye ku gituro nabo batagiye gutahana inkuru nziza ko yazutse, ahubwo bajyanye amaganya aherekeje indabo bari batwaye, basanga yazutse. Aho kwizera ibyo babwiwe baratangara. Abamarayika barababwira bati, kubera iki mushakira umuzima mu bapfuye? Yesu ntabwo ari hano, ahubwo yazutse nk'uko yabibabwiye. Ntabwo babyizeye, bakomeza kurira imbere y'imva irangaye umukiza yazutse, aho kumwenyurwa no kwishimira ko yazutse igituro kitamuheranye nk'uko abahanuzi babihanuye. Ubwo bujiji buteye butyo, uwo mwijima uteye utyo, yari amapfa y'umwuka wera. Nubwo mu mutima bari beza, ariko kuko bari batarakira umwuka wera ngo bayoborwe n'umwuka wera, baba atari inyama n'amaraso gusa, ingaruka z'ayo mapfa y'iby'umwuka bwabaye ubujiji bumeze butyo. Aba bagore bavuye ku gituro bibonaniye n'abamarayika, babwiye ngo mwishakire umuzima mu bapfuye, Yesu yazutse, muhure ku musozi w'i Galilaya. Iyo nkuru bayishyiriye abigishwa aho kujya i Galilaya ku musozi Yesu yabasezeraniye kuzahuriraho, ahubwo barakase bagaruka ku gituro, kandi n'ababatanze batamubonye. Imitima yabo yari itinze kwizera ibyo abahanuzi bavuze. Izo zose ni ingaruka z'amapfa y'iby'umwuka. Ariyo mpamvu dukwiriye kwakira umwuka w'Imana. Turimo kurebera hamwe uko umwuka wera yigaragaza mu mutima w'umwakiriye, amaramo urwijiji, amaramo uwo mwijima, akura ibikocamye mu mico. Naho turahagera. Nuko abigishwa bakomeza kugenda. Icyantangaje kurushaho, iyo nkuru yanditswe mu gitabo cya Luka ibice 24 uhereye ku murongo wa 14. Abigishwa bari mu nzira bajya Emawusi, Yesu amaze iminsi azutse, bagenda baganira bababaye mu mutima. Yesu arababonekera arabaza ati, mwabagabo mwe muraganira ibiki? Baravuga bati, rero ni inkuru y'umuntu witwa Yesu, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yavugaga no mu byo yakora. None abatware bacu baramugambaniye, baramubamba, baramwica, kandi twiringiraga yuko ari uzaba umwami w'Isirayeli. Tekereza, nubwo yari yarabigishije inshuro nyinshi, nubwo bari bafite imizingo y'abahanuzi, ariko kuba batarakira umwuka w'Imana ngo bayoborwe n'umwuka w'Imana, nubwo mu mitima byabateye ko biringiraga ngo azaba umwami w'Abisirayeli adapfuye. Nubwo urupfu rwa Yesu ari rwari urufunguzo rw'agakiza k'abantu, ibyari bikibihishe, nubwo bari bamaze imyaka itari mike bamuyobotse kandi bamukurikira. Nuko bongeraho iyo nkuru, muzayisoma muri icyo gitabo Luka
24 uhereye ku murongo wa 14 ugakomeza inkuru ya Yesu yiyereka abigishwa be ku nzira ijya mu kiraro cya Emawusi. Bakomeza bavuga bati, none igitangaza, abagore bo muri twe babyutse bajya ku gituro ntibamusangamo, ngo bavuga ko babonekewe n'abamarayika bakababwira ko Yesu yazutse. Tekereza, bananiwe kubyizera atarazuka, nahazukiye ntibakomeza kubyizera. Ibyo nibyo byitwa amapfa y'iby'umwuka, nuko akora nguko mbega iyo umwuka w'Imana yakiriwe akakirwa mu mutima, ahari ubujiji hashyira ubwenge, ahari umwijima hashyira umucyo, umuntu akamenya neza ibyo arimo, umuntu akamenya ibyamugirira akamaro, umuntu akamenya ibyamukoraho, umuntu akamenya ukuri akagukurikira nubwo byamugiraho ingaruka, akamenya ikinyoma akakizibukira nubwo yaba agifitemo inyungu, agakunda agakiza ke akakarutisha ibindi byose. Satani cyangwa isi yamushukashukisha kugira ngo atagakiza, nguko uko umwuka w'Imana yerekana mu bugingo bw'umwakiriye. Si ibyo gusa, umwuka w'Imana, uyu mwuka wera, kuko twasomye ngo ni regenerating agents, n'imbaraga ivugurura ikabyara bushya ubugingo bw'umuntu. Iyo yerekanye, iyo yakiriwe mu mutima, ahari amahane haba amahoro, ahari intonganya haba ituza, ahari kwikunda haba gukunda abandi, ahari irari haboneka kubonera, ahari ishyari haboneka urukundo, ahari kwishyira hejuru haboneka kwicisha bugufi. Ibyo byose nicyo kimenyetso cyo kwakirwa cy'uko umwuka wera akorera mu bugingo bw'umuntu. Iryo hinduka umwuka wera zana mu mutima w'umwakiriye niryo ryitwa kubyarwa ubwa kabiri. Ibikocame byo mu mico umwuka wera arabikosora, inenge zo mu mico umwuka wera akaziganza, maze umuntu akamera nk'imodoka ihinduriwe umushoferi, nawe agahindura icyerekezo. Aho kamere yari ituye nayo izamura uburakari, hagatura umwuka w'Imana akazamura amahoro no kwihangana. Aho kamere yari ituye izamura ishyari, izamura urwango, umwuka wera akahicara ikazamura urukundo, ukazamura amahoro, nuko icyerekezo cy'umuntu kigahinduka, umuntu akaba akwiriye kwitwa umwana w'Imana n'umuragwa w'agakiza. Twihuse gato, uko umwuka wera nanone yigaragariza mu murimo w'ivugabutumwa. Mbega n'umurimo ubwawo iyo umwuka wera yigaragarizamo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 4. Intumwa nka Petero, wa wundi wabaye ikigwari, akihakana umwami we, yasigiye urugo rwe kumukurikira, agasigira umwuga we w'uburobyi kumukurikira, ariko imbere y'umujabuja akamwihakana. Izo ntege nke ntabwo rwari urwango rwari ruri Petero mu mutima, ahubwo iyo umuntu atarakira umwuka w'Imana akaba ari inyama n'amaraso gusa, ayoborwa n'ubwenge bwe gusa kavukire, ayoborwa n'imiterere ye gusa y'umubiri n'amaraso, aba mu bintu atabirimo, n'ibimufitiye akamaro abifata nk'aho bitagafite. Nibyo byatumye Petero wari warataye urugo imyaka 3, wari warataye umwuga we wo kuroba, agakurikira Yesu amuhaye isezerano ryo kuzamugira umurobyi w'abantu. Imbere y'umujabuja yarahakanye, ntiyabikora rimwe, ntiyabikora kabiri, ahubwo arahira 3 kose yivoma ko atazi uwo muntu. Ubwo bugwari, ubwo bupfu, izo ntege nke mu murimo, uko kubura umusaruro, byaterwaga n'amapfa y'umwuka y'abari bari muri uwo murimo. Bawukoranaga ubwenge bw'abantu, bakawukorana imbaraga za kimuntu, bakawukorana gusa umwuka, umubiri n'amaraso, ibintu bitemerwa mu maso y'Imana.
ariko barebe nyuma y'umunsi wa Pentekoste bamaze guhabwa umwuka wera, batakiyoborwa n'umubiri n'amaraso gusa, batakiyoborwa gusa n'ubwenge bwa kimuntu. Wa Paulo watinye umujabuja, nako wa Petero watinye umujabuja, yahagaze imbere y'urukiko rw'inama y'Abayuda, arababwira ati, Yesu mwabambye, Imana ikamuzura, mu izina rye nimutubwirize ubutumwa bwiza. Izina rye niryo rihesheje kino kirema guhaguruka. Ubwoba bwari bwashize, umwuka wera amara ubwoba. Umwuka wera atuma umuntu ashira amanga. Umwuka wera atuma umuntu aha agaciro ukuri, akagusumbisha ubugingo bwe. Kubwo kuvuga ayobowe n'umwuka. Kuko ntawuza aho Yesu ari atarehejwe n'umwuka w'Imana. Yaravuze abagabo n'abagore batega amatwi, ibihumbi birizera. Abanyabyaha bareka ingeso zabo, abagome bareka ubugome bwabo, abinangiriye mu kutizera izo ngoyi ziracagagurika. Umwuka w'Imana woherekezaga amagambo ye yacagaguye ingoyi zo kutizera, acagagura ingoyi z'ibyaha, maze abari baragizwe imbohe no kutizera n'ibyaha barizera, batura ibyaha byabo, barabatizwa. Ibihumbi by'abantu bikomeza kwiyongera ku gakiza. Ibyo byose kwari ukwigaragaza ku mwuka w'Imana. Uyu mwuka w'Imana ntiyagarukiye gusa ku kugwiza abayoboke biyongeraga mu itorero, ahubwo uyu mwuka w'Imana yagaragariye no mu bintu bikurikira. Uyu mwuka w'Imana yagaragariye no mu bintu bikurikira. Mu guhinduka kw'imico y'abameraga kwakira ubutumwa bwiza bakagengwa nabo. Ndasoma amagambo make mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, maze murebe uko umwuka wera ajya yigaragariza no mu murimo w'ivugabutumwa iyo ababubwiriza bayobowe nawe, batavuga ibyabo gusa, ahubwo amagambo yabo aherekezwa n'umwuka wera. N'ababwakira ntibakira amagambo y'ababuvuze, ahubwo bakakirana amagambo y'ubutumwa bwiza bayakiranye n'imbaraga iyaherekeza. Mwumve uko byagiye biba. Ndasoma igitabo amagambo make mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, urupapuro rwacyo rwa 461, harimo aya magambo agira ati, ibi ni byabayeho mu mateka y'abavuga butumwa ba mbere umwuka wera maze kumanuka. Ibi nibyo bikomeza kubaho na bugingo n'ubu, aho ubutumwa bwiza bwamamazwa mu kuri bwose. Haranditse ngo, wherever the word of God has been faithfully preached, results have forged that attested to its divine origin. Aho ijambo ry'Imana ryamamajwe hose, umusaruro wariherekezaga wakurikiragaho wahamyaga yuko ubutumwa buvuye mu ijuru koko. The Spirit of God accompanied the message of his servants, and the word was with power. Umwuka w'Imana yagiye aherekeza ubutumwa bw'abagaragu bayo, maze ijambo bavuze rikagira imbaraga. Sinners felt their conscience quickened. Abanyabyaha bumvaga imitima yabo ihanikangutse. The light which lightens every man which comes into the world illuminated the secret chambers of their souls. Umucyo umurikira umuntu wese uri ku isi, ari we Yesu Kristo umurikira abantu binyuze mu mwuka wera, yagiye yamurikira imfuruka zihishe z'imitima yabo, and the hidden things of darkness were made manifest. Maze bihishwe byo mu mwijima byose bigashyirwa hagaragara. Abantu bakihana ibyaha, abantu bakazibukira ibyaha rubanda rutari rubaziho, ariko kuko umwuka w'Imana murikiye imfuruka zihishe zo mu mitima, bakabyihana, ibyo kwaturwa bakabyaturwa, n'ibyo biyiziho bonyine bakabizibukira. Deep conviction took hold
upon their minds and hearts. They are convinced of sin and of righteousness and of the judgment to come. Kwemezwa gukomeye kukaba mu mitima yabo, bakemezwa iby'icyaha, bakemezwa ibyo gukiranuka n'iby'amateka azacibwa. Ibi nibyo uko niko umwuka w'Imana yigaragaza. Hakabaho guhinduka kw'imico, hakabaho kwihana kw'ibyaha, hakabaho kuzinukwa inzira mbi, hakabaho kuzinukwa ingeso mbi, nguko umwuka wera yigaragaza mu bayoboye n'iyayoboye amagambo y'abagaragu b'Imana. Nimunkundire rero kubw'igihe gito tufite tuvuge no ku yindi ngingo. The counterfeit of the work of the Holy Spirit. Mbwega ibyitwa umwuka wera ariko by'ibihimbano by'ibipapirano. Muri iki gihe hariho ibyinshi byitwa umwuka wera. Hariho amatorero menshi yitwa y'umwuka. Hariho abantu benshi bihamya ko ari ab'umwuka. Hirya no hino mu nsengero hari ibyo bita kuzuza umwuka. Ariko kudaherekezwa no guhinduka kw'imico nk'uko twamaze kubisoma. Kudaherekezwa n'imbaraga ihindura abantu kugira ngo bazibukire ibyaha, bazibukire imico mibi. Bene uwo si umwuka wera, ni imikorere ya Satani yo kwigana umwuka wera. Murabizi bana b'Imana, uhereye kera ubuyobe bwa Satani. Satani ajya bangikanya inzira ye n'inzira y'Imana. Ndagira ngo mbahe ingero zitandukanye. Ntabwo bitangiye ubu. Uhereye kera kose hagiye habaho abantu bitwa ko biyita ko bafite umwuka wera, abantu bitwa ko bayobowe n'umwuka w'Imana, kandi koko atari ukubyiyitirira gusa, ariko bafite undi mwuka wenda gusa n'umwuka w'Imana ariko atari wo, ahubwo ari umwuka wa Satani. Uwo mwuka akora ibitangaza, uwo mwuka yakora ibidasanzwe kugira ngo rubanda rutekereze yuko ari umwuka w'Imana, maze biyobye n'intore niba bishoboka. Nibyo biriho muri kino gihe. Hari ibyitwa kuzura umwuka, hari abatwa b'umwuka, hari abashinze amatoro y'iby'umwuka yitwa amatoro y'umwuka, ariko ugasanga amayerekwa yabo ni uguhanurira abasore uko bazabona abakobwa beza, ni uguhanurira abakene uko bazahinduka abakire, ni uguhanurira abarwayi uko bazakira. Ntabwo ari ibyo byazanye Yesu mu isi. Ntabwo ari icyo umwuka wera yaje gukora. Umurimo w'umwuka wera nk'uko twabisomye mu gitabo cya Yohana, yaje kwemeza ab'isi by'icyaha, ibyo gukiranuka n'iby'amateka azacibwa. Ibindi byose byitwa umwuka wera bitayobora abantu mu nzira yo kwemezwa ibyaha, mu nzira yo kuzibukira ibyaha, mu nzira yo gukunda gukiranuka no kwanga ubugome, mu nzira yo gutinya amateka y'Imana azacibwa. Ubu mu matorero menshi yitwa y'iby'umwuka, abantu batinya ubukene kuruta uko batinya Gehinomu. Abantu batinya ubukene kuruta uko batinya umuriro w'iteka. Abantu bayobokera Imana kugira ngo baba bakire, aho kugira ngo bayobokere Imana kugira ngo bakizwe. Ibyo mvuga namwe muri abahamya babyo, mushingiye kubera ku nsengero hirya no hino. Reka nsome abigeze buzura umwuka wera nari mvuze nabi. Abigeze buzura icyuka nk'icyo, rubanda bakabyitiranya n'umwuka w'Imana ubayoboye. Ndasoma nka babiri. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 8 tusomamo iyi nkuru iteye itya. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 8 turasoma duhere ku murongo wa 9. Hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu, agatangaza ubwoko bw'Abasamariya akiyita ukomeye. Baramwumvaga bamwitayeho bose, abakomeye n'aboroheje, bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Icyo nshaka hano nubwo uyu muntu Bibiliya imwita umukonikoni, ariko abo yahanuriraga
abo yakoreraga ibitangaza, abari baramuyobotse bo ntabwo bari bamuzi nk'umukonekone, ahubwo bamwitaga imbaraga y'Imana ikomeye. Muri iki gihe hariho abahanuzi benshi, hariho ingirwa abahanuzi, hariho abitwa ko buzuye umwuka, rubanda bakajyayo, uwo mwuka akabambika ubusa, uwo mwuka ntabamaremo amatiku, ahubwo akayongera. No mu nsengero bakaguharurira ukurogera, bakaguhanurira uwatumye abana bawe bababaswa mu ishuri ntibatsinde, bakaguhanurira uwatumye utinda gushaka, bakaguhanurira uwatumye ubukwe bwawe bupfa, bakaguhanurira uwatumye utabona akazi. Bene uwo si umwuka w'Imana, ni umwuka wa Satani, ni byitwa kwiganwa k'umwuka wera. Impamvu ibi tubivuga ni ukugira ngo rubanda be gukomeza kuyoba, kuko mu by'Imana yadutumye mu isi harimo no kuyobora abatazi inzira kugira ngo bayimenye. Indi nkuru isa niyo iboneka mu gitabo cya mbere cy'Abami, mu gitabo cy'Abami hari ibice 22. Harimo inkuru ndende nifuza ko muzayisoma mu gihe cyanyu, cy'igitekerezo cy'ingoma y'umwami cy'ubwami bw'uwitwa Ahabu. Ndetse umwami witwa Ahabu yagiye inama n'umwami mugenzi we witwa Yehoshafati, umwe yayoboraga Ubuyuda undi akayobora i Samariya. Bapanze ibyo gutera i Ramoti y'i Galiladi. Abahanuzi baraza buzura umwuka, barahanura, baravuga bati genda utabare mu izina ry'Uwiteka, uragira ishya n'ihirwe. Nuko iyo nkuru yanditswe mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 22. Ndabasaba ko muzayikurikira mu gihe cyanyu. Bahanurira umwami ibitangaza, bakora ibitangaza, buzura umwuka, barasizora, barahanura, ariko umwuka wari ubazuye ntabwo yari umwuka w'Imana. Nuko umwami abakonvenka ati rwose Imana yabyemereka njye gutabara. Ariko Yehoshafati umwami w'Ubuyuda abwira mugenzi we ati reka rero dushake undi muhanuzi utari muri aba, nawe tumugisha inama. Bahamagara uwitwa Mikaya umuhanuzi w'ukuri, arababwira ati nabonye umwuka w'ibinyoma yihanga mu bahanuzi bawe ngo baguhanurire ibitari iby'ukuri, kandi uramuka utabaye ukajya kurwanira Ramoti y'i Galiladi uragwayo. Maze umwe muri ba bahanuzi araza mukubita urushyi, aramubwira ati umwuka w'Imana yavuye he ava muri gihe wakuzaho? Nguko ko no muri iyi minsi hari abantu batigirishwa, kuko baba buzuye umwuka ariko utari uw'Imana, umwuka w'ibinyoma, akabivuga akomeyeho, akaba yanabipfira, ariko uwo mwuka umusunika gukora ibyo amwita umwuka w'Imana, nyamara ari umwuka w'ibinyoma. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice ni 23 hahanuwe byinshi byanditswe muri icyo gitabo ko muri iyi minsi heruka Satani agomba gusuka icyuka cy'ubuyobe ariko gihanura mu izina ry'Uwiteka. Ibyo nibyo birimo kuba hirya no hino, abantu bagahanurirwa ubukire, abandi bagahanurirwa abagore beza n'abakobwa n'urushako rwiza, abandi bagahanurirwa gutsinda neza mu mashuri, abandi bagahanurirwa kuzamurwa mu ntera mu kazi, abandi bagahanurirwa ababanga, abandi bagahanurirwa kubyara, abandi bagahanurirwa za viza zo kujya mu mahanga. Ndeka mbabwire ngo ntabwo Yesu yazanywe no gutanga viza, ahubwo Yesu yazanywe no gutanga agakiza. Umwuka wera afite misiye 3: n'ukwemeza abantu iby'icyaha, n'ukwemeza abantu ibyo gukiranuka,
n'ukwemeza abantu iby'amateka azakibwa. Umuntu agatinya amateka y'igehinomu nk'aho ayihagaze iruhande. Umuntu agakunda gukiranuka kuko Yesu umwami wo gukiranuka mutuyemo, ko kugukiranuka ariyo nzira y'agakiza. Umuntu akanga icyaha nubwo yaba agifitemo inyungu. Ngibyo umwuka w'Imana akora, maze agakosora imico, ibikocamye akabivanamo. Ahari imico mibi akahahindura, ahari urwanga akahashyira urukundo, ahari kwikakaza akahashyira ubugwaneza, ahari umutima mubi akahashyira ineza, ahari kwanga nyoko bukaka akahashyira kumukunda, nuko ahari amatika akahashyira ineza. Nguko umwuka w'Imana akora. Ibi byitwa kwiganwa k'umwuka wera. Yesu haba mu isezerano rya kera mu gihe cya Mikaya, haba mu isezerano rishya mu gihe cya Yohana cya Simoni umukonikoni, byakomeje gukora. Nyaboneka mwirinde kuyoba. Reka nsoze nsome iyi mirongo 2 mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 23 nkuko nababwiye kare, kugira ngo tugane ku musozo. Umuhanuzi Yeremiya yavuze ibyo abivugaho amagambo menshi, ariko ndagira ngo haranditse ngo abo bahanuzi sijye wabatumye, ariko barihuse, sinavuganye nabo ariko barahanuye. Ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira zabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Bavandimwe, abantu bahanura bakabishobora kandi Uwiteka atavuganye nabo. Abo Uwiteka atatumye bashobora kugenda bakihuta. Itorero Imana itahagurukije, idini Imana itayoboye, umupasitori Imana idakorana nawe, akagira bizera bakagwira. Nibyo bivuze ngo sinabatumye ariko barihuse, sinavuganye nabo ariko barahanuye. Uwo Uwiteka atavuziganye nawe yahanura akabishobora, akakubwira ibyakubayeho, kuko byanditswe ngo umuntu naguhanurira ibitari iby'ukuri bikabaho akaguha ikimenyetso ntuzamwemere. Ubwo rero abahanura ibiri bube ku muntu, abagutungura bakakubwira ibyakubayeho mu minsi ngahe, muzagerageje no gusengera batewe n'abadayimoni. Nawe ashobora kukurondora akavuga ibyo akoze, kandi si umwuka w'Imana uba wamuyoboye. Imana y'amahoro iduhe kwakira umwuka wera, kugira ngo atuyobore mu gukiranuka, aganze kamere yacu mu izina rya Yesu. Amen.